ndumva nshonje reka nze nivira rwose bitahire pe. Ibijumba byanjye birezungu ndabizi. Iyi meshi ntago yasiga abantu buhoro. Ibijumba byanjye ubu nibazabyiba ahubwo kanze nungutse igitekerezo kanze mbirinde. Cyonzi icyo yaba ndumva n'ubushyuhe bwishe umuntu rwose. Yaba iri zuba ko umuntu azarikira. Kame ngateye urutugu. Ako niyo yangiye ko umva. Iri zuba ndayifatiramo umuntu icyonzi icyo. Buretse niyo yawe. Kenze nicara. Hagira uzamo. Buretse. Nukuntu nayenze ijumba byanjye bingoye. Ujemo. Hagize uzamo nahita muca akaguru nabyimikira. Nibagiwe na muhoro wanjye sha. N'uburyo inzara ateye ibi bijumba reka nse nkwereke. Agomera arakomewe. Nta kintu mba kivugara. Hey! Ako nta kintu mbara. Jara na boss. Uracitse sha. Kavu nzakwereka duburetse n'ubundi nzagufata. Apfa kuba nakubonye isura niyo yanje nzasirira nawe. Unyibiri bana yanjye ukuntu byanduje bihinga. Niyo yawe nzagufata uretse nitahire niyo yayo. Nzagufata. Akasura umusazi. Uri kangaze. Fasha. Fasha reko. Misha. Jesus is Lord. Ndamutse ngwisha n'umuntu uri kukwirukangana afite umuhora akaza kanemana nawe. Misha reko. Nguhishe. Yego. Misha. Babara tutubyigeho. Uri rukantswa niki? Navyo bijumba bya kakagabo ngo ni kwako. Umva. Arangurukanye. Aranyirukanganye. Ese nakorago narimbyitije ho gato. Narimbyitije. Ceceka. Uje wirukanka ufite yose uri kanaranje ajya ngura umusazi. Usibye. Oya nanitije. Bireke. Reka nkubaza. No mutwe. Iki? Ayo no kuguru. None se. Ubundi ko mbona nchemye ko ufite mu mutwe. Ufite amaboko, ufite amaguru. Niko tufata ukajya kwibijumba by'abandikane n'amaboko citse n'amaguru citse. Kariho muhera mu bimbwa abahungu b'ubungu. Nari nshonje. Ako nari mbyitije. Ushonje iki? Nzara.
sibyo mba tubabwira ngo mujye mukura amaboko mu mifuka mukore ubu njye rero nari ikibazo mfite oya ahubwo misha koko mfasha nguhishe yanyishirwa nguhishe ubundi se reka nkubaze mbere ya byose njye kuguhisha harya ujya kwiba ibyo bijumba wangishije inama ku buryo numva uza kungisha inama yo kukubika ntabwo narakubonye ntabwo wari wambonye umbona shije iki so kandi umbwiye ko utambonye ubundi uko mbona umeze nk'uwasinze oya ni inzara njya guha ku bijumba byanjye njye nkuha ibijumba byanjye nitije wapi konguki ngo ntabwo ari kuma higo none se niba utari kuma uri kumbwa ngo ngubike mu gati anigendera gusa iyo ni ukugiye nuko ngiye nyine none se niba utaha umuntu nkanjye umujura nka kintu cy'igisambo gusa kogeze niba ashaka baguteme Uh-oh.